Minanze. Banyarwandakazi, twongeye kugaruka imbere ya kamera. Na nyinyi mnasikia Kiswahili, tunawasalimia sana. Najua watu mingi wananiuliza, jua nini unazungumza lugha ya Kinyarwanda peke yake lakini hauzungumzi na Kiswahili? Sahihi, sasa ninawasalimia. Makufuri, najua unanifuata. Uyu munsi rero tuje kuvuga ku rupfu rw'umugabo, ntabwo ari we wenyine gusa, ariko tuje kuvuga ku rupfu rwa Muzehe Twagiramungu, kubiri kuvugwa ndetse no kubikomeje kugenda bivuga, no ku rupfu rwa Ruhindisha, wari ndakeka ni General Colonel wa FDL wari ukuriye Karab. Ntabwo ari ibyo gusa, tuje no kurebera hamwe ibindi. Nkuko mubizi, no umuyobozi wa UPR Dabatabazi, ishyaka riharanira ubumwe na demokarasi by'abanyarwanda, rigizwe ahanini n'urubyiruko ryashize Imana imbere by'umwihariko. Kandi nababwiye ko nahawe inkoni n'Imana, nta wundi wayihaye muri opposition nyarwanda kereka jewe, ari undi wayihawe wenda ubwo yavuga uko yayihawe, ariko na n'isaha turacyari muri izo ntambara zo mu isi y'umwuka. Banyarwandakazi, ntabatindiye, ndagira ngo mbabwire ko twagiye kumva zari ku itariki 2 ndakeka no twumva urupfu rwa Muzehe Twagiramungu. Twagiramungu ni umuntu ki? Twagiramungu yaranzwe n'ibintu byinshi cyane. Twagiramungu yaranzwe n'ibintu byinshi byiza, ariko ibyiza byamuranze yabikoze, twe nkuko tubizi, abikoze ari mu buhungiro. Ariko bamwe ntibabibona, kandi hari abantu benshi batababarira, ariko yewe ntabwo muri politike ariko bigenda. Muri politike habaho kubabarira. Twagiramungu rero muzi ko ari we watumye inkotanyi zifata u Rwanda, ariko ntabwo nanone yari umusirikari, ahubwo yari mu ishyaka MDR, kandi MDR yarwanyaga leta. Kandi umugani koko we ntiyari n'umusirikari ngo arwane nazo, ahubwo giye burya amakosa nyashira kuri bakanyari ngo bazize inkotanyi n'abandi benshi, nubwo nawe nabigizemo uruhare. Kubeshya kubaho kubera mu bya politike, umuntu agakora ibidakudere ko yarafite n'umujinya wo kuba Habyarimana yarafunze Kayibanda agapfira muri gereza, numva ko ngo yaramwishe. Ntabwo mizi sinabihagazeho, ariko icyo ni ikibazo gikomeye cyane cyagomba gutuma Twagiramungu arwanya leta ya Habyarimana, kandi kiri understandable, kirumvikana, kuko yari muramu we, yari yararongoye umukobwa we, yari inuza we, yari yarongoye umukobwa wa Kayibanda nka perezida. Kumva rero ntabwo yagomba kumurika gutyo. Nimba rero bari atarabazi, urwumva ntabwo yakoze amakosa, ariko nanone umuntu yavuze ati narakosheje. Yamaze umwaka umwe muri leta, amaje kumara umwaka umwe muri leta. Uwo mwaka yamaze muri leta 95 arahunga. Kuba rero yarahunze ni ikimenyetso kizima kigaragara ko nawe atigeze akunda ibyo barabasanye. Ibyo muri politike bibamo, kwibeshya kubamo, kuko umuntu ntabwo ari Imana, nta nubwo ari iriya unity yo mu ijuru cyangwa se ubutatu bwera bwo mu ijuru, bo ntibibeshye, sibyo? Ahubwo n'abamarayika baribeshya. None se abamanukanye na Satani ntibibeshye? Abaje kuri sese bakaryamana n'abakobwa bahano ntibibeshye? Imana yo yonyine nitibeshya, n'iriya butatu bwera bwo mu ijuru. Naho undi we wese yakwibeshya. Niba n'umumarayika ashobora kwibeshya, n'uwe umuntu kujya utakwibeshya. Ariko se iyo umuntu yibeshye asaba imbabazi? Banyarwanda, kugira ngo dubone igihugu, ndagira ngo tujye twiga, turebe, tunababarire, kandi tugerageze, kuko niba hari abayoboke Bwana Faustin Twagiramungu yari afite benshi bamwumva, tukumva ku rupfu rwe turi kumushinyagurira, ni ikibazo. Umugabo yagerageje gukora, inkotanyi zaramututse, zimutuka no kuri nyina. Iki gisore gitoya, ntabwo nyarukana, ariko Imana ibabarire, uyu musore bita Gasuku ntabwo simututse, kuko ntabyo navukanye, nta n'ibyo nzi, nta n'ibyo nakoranye. Ariko iyo ubonye umuntu ufata umuzehe imyaka 40 akamwandarika, biba bibabaje, biranashavuje cyane.
Banyarwanda banyarwandakazi duhurira hano, Twagiramungu yavuze amateka y'ukuntu byagenze. Nge ntabwo nari mu ishyaka rye kuko nge nkuriye ishyaka UPR ry'abatabazi, mva mu Ruhengeri simva Cyangugu hantu, ariko nk'umuntu uri muri politike nabonye ibyo yavuze, ati narababariwe, ati narashutswe, twaguye mu mutego, atangira kuvuga apfuye ari mu bantu bemezaga jenoside yakorewe abahutu ayiharamye we n'aba Habyarimana. None se umuntu nimba akoze koza akavuga ati twahetse ikisi umugani nk'abarabara abatutsi, ubwo se rikambaza twagira mu Habyarimana, Twagiramungu na Kayumba umubini Kayumba Nyamwasa, hutu mubani Kayumba Nyamwasa, ko Kayumba yisha abahutu. Hari abavuga ngo Nombre Marara ejo umuntu aravuze ngo Kayumba ngo yisha abahutu za Ruhengeri, ngo na Kagame nawe ubwe ngo yarahagiraga akavuga ngo ibi ni ibiki. None se niba umuntu ashobora kwica abo bantu mukamukurikira mukamenya imisanzu, kandi akaza no mubungira akanga kuvuga n'ukuri, yarishe Ruhengeri na Gisenyi akavuga ko azayitera itabi, mwarangiza mukavuga ngo uyu muzehe niwe mubi. Iyo umuntu asabye imbabazi arababarirwa, kandi iyo umuntu ahindutse agapfa bapfa ari intwari. Rero politike y'inzika nta hantu igeza, nta politike inzika se evode ko y'CFPR agatsiko k'amabandi ntabwo bakora n'ubu, ntabwo ari wowe baheye uriya mwanya, ntabwo ari gukora amategeko yo kudukanda, ntabwo mubizi. Rwarakabije ko yarashije inkotanyi kazimara za Ruhengeri hirya no hino, ntabwo ari kumwe n'inkotanyi. Bamura iki wazihatswagaho akaregana nyina ntizamufunze ntari muri gereza, mu gihe Voda agarutse bamuhaye n'umugore w'umututsikazi wo kurongora mwiza ari hari, barangiza ngo muragira ibintu by'inzika. Umuntu yapfuye avuye ku isi yarihanye, akurikizwa n'ibyiza, tukamuvuga ibyiza. Iyo agiye, nimba yagiye mu ijuru ntabwo mbizi, ntabwo ijuru rirabimbwira, ariko nakeka mpeye ku magambo avuga, kuko avuga ko ngo azarinda ajya ikuzimu. So muri make rero ijuru murarizi, ijuru rijyamo ababatijwe bwa kabiri, abemeye Yesu Kristo umwami mukiza basenga bakora intuze. Ubwo sinzi niba wenda babikoze, ntabwo turi kujya mu ijuru cyangwa umusiramu, ntabwo bibaho. Ibyo nabibwiwe n'ijuru, ntabwo nabibwiwe n'Imana, bibwirwa n'umwuka wera, ntabwo ari ibyanjye. Ako gaciyemo mu mbabarire. Banyarwanda banyarwandakazi, Twagiramungu apfuye nk'intwari. Ibi nibyo nshaka kubabwira kuri njyewe no kuri UPR d'abatabazi, ndetse n'imbere y'Imana. Impamvu ni iyi, nuko ari umusaza w'imyaka 80 almost apfuye ari mu buhungiro, yaje no kwiyamamaza ngo akure Kagame uriya mwanya, aho abanyarwanda icyo yabashakiraga biramunanira, baramwiba, kandi yaragerageje. None se umuntu bapfire mu kuri battlefield cyangwa kuri tere yo kubarwanira, agahakana akavuga ati imibare y'abatutsi barabeshya, hakana jenoside yakorewe abatutsi, natwe nkuko tuyihakana ko nta yiba hari ibinyoma, ahubwo tukemeza jenoside yakorewe abahutu kandi igikora dushobora gurupe ya uwo muntu. Muravuga ko umuntu none mwagiraga ngo niwe wenyine wagambanye Gatsinze Marcel wikoreye ibikoresho bya gisirikare akabijyana mu nkotanyi, we ntiyagambanye. Uwiringiye Imana gata ntiyagambanye, yari premier ministre bari arinde. Ntabwo kira gihugu cyagambaniwe, ndetse n'abayobozi ubwacyo nabo baragambanye. Ubwo bambwira ko iriya ndege yashizwemo Kastari igashirwamo na perezida n'abari abaminisitiri, uwabipanze we yaratekerezaga iki? Kandi Habyarimana arafite amakuru azi ko inkotanyi ishobora kumwica isa. Ariko so wabikoze ninde wateguraga biriya bintu? So kiriya gihugu rero cyaragambaniwe. Nababwiye ko ari izindi imbaraga zikuzimu Satani wabikoresha. Uwajya mu nkotanyi no kari ukuntu bishe Rwigema, ukica Bunyenyezi n'abayingana, bakazana akajinga ngo Kagame kabaga muri Amerika, kakajinga tutazi no kavuye, kakaza kakajyara kakabari kayibona. Hari abantu bari bakomeye kumurusha, kabone nubwo abo bapfuye, hariho n'abandi bari bakomeye bangumba y'ingwe naribabwiye, nabo bakakabari bakomeye. Ariko kubera za mbaraga zikuzimu no kuba cyari igitambo cya Satani, byatumye cyari ikintu Satani azanye kugira ngo kitwice, kiturimbure, kitugirire nabi, yaraje ko. Rero mbwirira abantu ni na Museveni nawe ntabyo yamenye. Yashidutse yageze hariya
ntabwo plan ya Museveni yarazi na Kagame kuko n'ikimenyimenyi yari yaramujyanye bari baramujyanye no hanze kwiga akandi urugamba ruha nta n'ubwa minisitiri agomba kujya ahubwo ibaza ukuntu byaje bigahita ababimubwira bene Kagame ubwo yarabyivugiye abivuga kuri Museveni ati yatangiye kuturwanya ngo 98 atazana abasati senda shongara ntuze icyo ni ikimenyetso kigaragaza ko Museveni yicujije abonye kageze ku butegetsi ntabwo rero aka kagabo kapfuye ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 11 mu mwaka ushize hashize umwaka n'iminsi gapfuye Museveni yigeze n'ababimenya tujya tureba tukurikize na disikuru Uganda hari byinshi cyane kuko bavuye muri Uganda acyambera amapeti yabo ariko nababwiza ukuri ntawe waruzi ntabwo uyu Yoweri Museveni yagomba kuba yarazi ukuntu ikihebe Kagame cye kizica bara abantu mu ruhengeri hirya no hino kigakurikirana kwica kuko niwe ubwe nawe ntibibiriho nawe ubwe ntabwo biriho banyarwandakazi duhurira hano nshuti bavandimwe igihugu cyacu cyaragambanye ariko icyo nshatse kongera kubabwira ni kimwe politike yo mu Rwanda irakomeye kandi iranababaje ubu abanyapolitiki impirimbanyi dufite n'impirimbanyi ni ukwirirwa zitukana kuri ba nyina ibintu bitabaho bya bindi birutwa n'iby'abashumba umugore mukuru umugabo mukuru yewe ejo ahubwo nagiye kubona mbona umwuka wera unyeretse muri nuza muri WhatsApp mu mbuga za WhatsApp kuko ibintu biri bujye kuba babinyereka mu gitondo babinyeretse sinamenye icyo bivuga ubwo banyeretse nk'imbuga nk'eshatu banyeretse imbuga eshatu ngira ngo ni ibindi ariko ngiye ko yansanga bimwe n'abarozi babanyandikiye bashaka kunga calibre ibindi nabyo ndabibona ngo n'urundi rwo gutukana ntabwo ari ubu ni ibyakera byose abantu birirwa batukana ntabwo politike yo gutukana yabona igihugu politike iyo gucurirana yo gutukana ibitutsi kuri banyina Imana ntiyaguye igihugu Imana ntabwo ikorana n'ibyo ibyo ni ibya Satani kandi Satani n'ubundi niwe ugifite hariya nimba Satani agifite rero ubwo mugakomeza ibyo ubwo nyiri igihugu mukirekere Satani kuko Imana yo ntabwo izaza habi niba mushaka kugira ngo Imana ibahe igihugu nuko namwe ubwanyu mwahinduka neza mu myaka tubaye mu bungiro mu butayi imyaka 30 bitumara iki neza Imana ishaka kubakiza umwanda kandi yongere izana umwanda ntabwo bishoboka Colonel Ruhinda cyangwa General Ruhinda ntabwo nzi amapeti yabo ariko nimba ari Colonel bari General warukore karap ni intwari n'umugabo namukundaga kandi nanamwishimiraga wa FDL yari umurwanya yari umwana mutoya imyaka 54 ni muto kuko bura yahunze afite imyaka 20 murumva no yarakira umugabo muto baramurasha uko yapfuye ntabwo ndibwibandeho cyane kuko ntibisobanutse baravuga ko ngo bamuteze grenade kandi grenade ifunguye imara amasegonda 45 igaturika ikindi izindi z'ibiti nazo iyo kuyo karakantu kaba kagize ntukuremo akadodo kaba kari ntacyo ishobora kushobora kwitembera no munsi ariko kuyemo nabwo ukayitega nkibaza ukuntu Colonel Ruhinda yinjiye mu nzu we agiye kuryama ntabone niyo migozi kuko bitega grenade byo ntibishoboka grenade ntibishoboka twarebye na mini nayo ntibishoboka kuko grenade ifunguye ntabwo iriza amasegonda 45 amasegonda iyi imaze umuruti itunge ishobora kumara ntabwo ibipimye ibiro byinshi ntabwo ushobora kuba wakayishura ndavuga abazi kuzitera baradusobanura turabanyapolitike baradusobanura ibyo ntabwo nzi gusa nzabimenya ubwo ntabwo mbizi bamwe bari kuvuga ngo ni Kongo ngo yamwirasiye ariko ntabwo nzi nibyo abandi ngo ni inkotanyi abandi ngo ni iki ariko abandi bagashaka guteranya ariko icyo nababwira ntabwo ari FDL yamwishe kuko nta nyungu bifitemo nta n'icyo FDL ripfa
nabo ubwabo ku giti cyabo. Gusa yagambaniwe, ahubwo FDL ikwiye kureba uyu mukuru wa w'iperereza, mukuru wanyu w'iperereza, mumwigeho mumurebe. Aba bakuru banyu b'iperereza kuki umwanza bageramo buri munsi? Nta hantu ibitambo bitaba n'ahantu batagambana, ariko si kuki umwanza tubageraho buri munsi kandi akica abakomeye. Cyo ni ikibazo gikomeye. Iyo umuntu ashaka gutwara umutwe nk'uyu Ruhinda, General Mudacumura n'abandi bose munsi, yaratubabaje aho turi, kuko ni intwari ya Ruhi nawe yashaka gutaha, yarwanaga imbere kugira ngo arebe ko yataha, yarwanaga atarana n'umugore we, atari kumwe n'umuryango, ari mu mbeho nyinshi kugira ngo atahe, nkuko nanjye ubwanjye ntari joro ndwana, nkirirwa ndwana, nubwo wenda indwano zitandukanye nge ndwana wenda ndi mu mujyi, ariko nanjye ndahigwa, ariko nanjye ubwanjye nta mugore mfite, nanjye ndagira ngo dutahe, kandi nanjye ibyo nkora n'ubu ibintu biratandukanye, ko twese turi ku rugamba. So ni ikibazo rero, ni ikibazo gikomeye. Bene data bavandimwe mwese, dufate amasogonda 10 yo kubunamira, amasogonda 10 Bwana Ruhinda na Koloneli na Faustin Twagiramungu, amasogonda 10 yo kubunamira, twunamira General Ruhinda ndetse na Koloneli na Ntuzana Muze Faustin Twagiramungu bapfiriye kuri tere y'urugamba, kugira ngo dutahe twirukane ibyihebe byashimusa u Rwanda. Mu izina rya UPR Abatabazi, twebwe turabunamiye, mupfire ku rugamba rw'akazi, kandi muri intwari, kandi ubutware bwanyu buzakomezwa buvugwe hano, kuko ntabwo mupfuye muri kugambana, ntabwo mupfuye nka Ivo, ntabwo muri Vode, ntabwo muri Bamporiki, nubwo haba hari amateka y'abarakuranze atari meza Twagiramungu, ariko upfiriye ku rugamba, kandi warasabye imbabazi, uvuga ko utanabapfukamira. Ibyo rero ni iby'agaciro, wabigaragaje inshuro nyinshi, nta mpamvu tutagomba kubiramira. Ntabwo muri politiki abamo inzika. Ndakeka no gwazura Twagiramungu, Amini Kayibanda, Muze Kayibanda wasanye independence mu Rwanda, ukazura na Habyarimana, ushaka gusanga n'abamubabara ati ndakubabara ibyo wankoreye. Twe tutababara turi bande. Banyarwandakazi, hari byinshi dufite byo kuvuga, twe tumaze iminsi tutakora, ariko ubu twagarutse. Imana rero yo mu ijuru, Imana isumba byose, bampera umugisha. Bye bye.